Igihe kimwe Naseredine yari afitanye gahunda na porofeseri wigishaga muri kaminuza. Bari bahanye gahunda ko hari ibyo bari buganireho ku munsi ukurikiyeho. Bari bumvikanye ko porofeseri azahurira na Naseredine mu rugo rwa Naseredine isaa sita z'amanywa. Bukeye bwaho isaha yarageze, porofeseri afata urugendo ajya mu rugo rwa Naseredine. Ageze arakomanga ntihagira umuntu umukingurira, ndetse yigiriye n'inama yo kureba mu idirishya ry'inyubako ntiyagira umuntu abona. Porofeseri yararakaye cyane, arangije afata icaki yandika ku rugi rwa Naseredine mu nyuguti nini pe, ati ikigoryi. Ubwo Naseredine yari agarutse mu rugo, yasanze ku rugi rw'inyubako ye handitse ngo ikigoryi. Ahita yikanga ati ye baba we, gahunda nari mfitanye na porofeseri. Yahise yirukanka ajya kureba porofeseri mu rugo rwe. Amugeze imbere ati babarira rwose nishe gahunda twari dufitanye. Rwose nari nibagiye ko hari gahunda twari dufitanye. Uzi ko mbyibukijwe nuko ngeze mu rugo nsanga ku rugi handitseho izina ryawe. Nk'uko mumaze kubimenyera, ubushize nari nasize mbahaye umugani wo kuzuza ugira uti impamvu itazakugeza i Kigali tatatata ukuzuza. Bawuzuza bavuga bati impamvu itazakugeza i Kigali uyirira ku ruyenzi. Bawuca bashaka guhubura ibyari bihari ariko bidahagije, nibwo bagira bati impamvu itazakugeza i Kigali uyirira ku ruyenzi. Uwo mbasigiriye umunsi wo kuzuza uragira uti isazi y'ubute tatatata ukuzuza. Muwuzuze muri comments turebe abari bawuzi. Ubutaha nzaza musubizana nawe usobanure mbere yo kubaha uwundi wo kuzuza. Mwibuke gukanda follow kugira ngo mutazajya mucikwa. Mukore kuri like ndetse munasharinge n'abandi mubasangize nabo bisekere.